Hello hello IBTV Rwanda ndabashoboje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mbahaye ikaze. Hashize iminsi myinshi tutaganira, hashize iminsi pe, ariko sorry ku bakunzi banjye. Hashize igihe ntabaganiriza, hashize igihe nta kintu turi kuvugana, ariko ndibwira ibindi bikorwa byose murabibona. Imana ibaho umugisha. Nsabiye umugisha abantu bankurikirana, nsabiye umugisha abantu bahamagara bakambwira uburyo baryoherwa n'indirimbo zanjye, uburyo baryoherwa n'ibiganiro nkora. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha mwinshi cyane. Hanyuma rero uyu munsi nifuje kongera kuganira namwe, nifuje kongera kubabwira uburyo mbakunda. Ndabakunda pe, ndabakunda uko byaba biri kose, njye ndabakunda. Hanyuma uyu munsi nifuje ko tuganira akantu kameze gutya. Nifuje kuganira n'abamama, nifuje kubabwira uburyo umumama agomba kurera umwana we mu nzira ya gikristo. Hari bamwe bari butekereze ngo ese kubera iki Isabelle avuze biriya bintu, ariko numvishe nshaka kubivugaho. Hari abakristo benshi nzi namwe muzi kandi baba bafite abana, ugasanga umwana ntazi n'ikintu n'iki na kimwe, ntazi isengesho runaka, ntazi ijambo ry'Imana runaka, kandi ari wa muntu ugera mu rusengero, uba mu rusengero umunsi ku munsi, uhora mu masengesho, ari umuririmbyi. Umuntu w'umuririmbyi aba agomba kuba mbere na mbere umukozi w'Imana. Itorero rigomba guhera iwe mu rugo. Umukozi w'Imana, itorero rigomba guhera mu rugo. Abana bawe bakamenya Imana ukorera, abana bawe bakajya bavuga Imana, abana bawe bakamenya gusenga, abana bawe ugatangira kubigisha Bibiliya. Hanyuma rero hari ababyeyi benshi batajya bita kuri ako kantu cyane, ku buryo ushobora gusanga umwana azi icyongereza, yego ni byiza, ariko muri icyo cyongereza ubigisha, muri icyo gifaransa ubigisha, muri ibyo bintu by'isi byose ubigisha, na tente tubereka, kubera ko abana bakunda ibitente cyane, ariko hakagombye kuba hazamo cyane ijambo ry'Imana. Ukabaha umwanya wo kwiga ibyo byose, ariko bajya bashyika mu rugo bamaze gukora homework, bicaye gato ukabaganiriza nk'iminota 5 cyangwa 10. Ukababwira Imana, ukababwira ubuzima wabanyemo n'Imana, ukababwira uburyo Imana ari nziza, ukabereka ubwiza bw'Imana, ukabereka ibyo Imana igenda ikora mu buzima bwa buri munsi. Abo bana bazazamuka neza. Hanyuma bamara kuba ari bana bashoboye kuba basoma, babashije kubasha gusoma, ukabigisha gusoma Bible, ukajya ubasomera Bibiliya, ukajya ubabwira ijambo ry'Imana, ku buryo nabo bashobora guhura n'abandi bana bagenzi babo, hanyuma nabo bakabigisha kuri Bibiliya, cyangwa se bakababwira bati muri Bibiliya handitse gutya, iri jambo n'iri riba ahangaha. Ibyo bintu ni byiza cyane, kubera ko hari ababyeyi ndabizi baba batuye nka kure y'isengero, wenda batabona uburyo bashyitsa abana ku rusengero, ariko wenda ku rusengero abandi bajya ku rusengero baba muri Sunday school, bakiga muri Ekodime, bakamenya Bible, barayiga muri Ekodime, ariko hari abadashobora kubasha kubashyitsa ku rusengero, wenda bakajya babajyana rimwe na rimwe bitewe n'uburyo batuye kure y'amatorero basengeramo. Abo bana rero bakorera itorero mu rugo. Mubyeyi w'umumama niwe turi kuvugana, kuko ni wowe cyane ibi bintu biba bireba cyane, kuko ndibwira buri mubyeyi wese, iyo ugiye nk'ahantu wagerayo abana baho bakakuganiriza ibintu by'Imana, umumama uwo ari we wese ndabizi agira amarangamutima yo kwishima cyane. Hari abana nzi rwose muba mugihura akakubwira ijambo ry'Imana, akakuririmbira, ukumva urishimye, ukumva uranyuzwe. Abo babyeyi rero bajya bakora icyo gikorwa coup de chapeau. Abatabikora namwe uyu munsi ndagira ngo mwisubireho. Abamama mugerageze uko wigisha abana, uko ujya uganira n'abana bawe, ugerageze uganiriza abana, ubigishe Bibiliya, ubigishe gusoma ijambo ry'Imana, ubigishe indirimbo zihimbaza Imana,
ubakure mu bintu barimo hanze ahangaha, kuko hanze bahabona byinshi, biragoye kuhabavana yego, ariko nanone ngo menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Icyo ngicyo nicyo nifuriza buri mubyeyi wese wo mu mama, kugira ngo amenyereze umwana inzira kugira ngo azarinde asaza atarayivamo, kuko uburere buturuka hasi. Kurera umwana akazamukana imico wishimira cyangwa Imana yishimira, ni bya bindi, ni base, bifite aho bituruka, bifite ukuntu rero umwana akiri muto, uburyo umwigisha ijambo ry'Imana, uburyo akura azi ko hari icyaha, hari n'ikindi kintu adashobora gutinyuka gukora, hari n'icyiza ashobora gukora. Nk'ubu ngubu iyo umenyereje umwana ko abandi bana iyo baje mu rugo iwawe agomba gusangira nabo, akishimana nabo, akabaha buri kimwe cyose, ni urukundo uba uri kubibaka umwana, kandi ararukurana araruzamukana. Uko nguko tubatoza gukundana n'abandi, tujye tunabatoza gusoma Bibiliya, gusenga no kuririmba. Ni ibintu bitatu bifasha umwana akagira uburere bwiza, akagira amazamuka meza. Ndabakunda rero, niyo mpamvu mbaganiriza ibintu byiza pe. Mpora numva nyine hari utuntu twinshi twasangira tukatuganiraho. Rero ako kantu nako numvaga nshaka kukabwira abamama kugira ngo bajye bagakora, kandi nimugakora muzareba uburyo ari byiza, muzareba uburyo binezeza. Iyo umwana wawe arimo gusengera biranezeza, binezeza umutima w'umubyeyi. Umubyeyi uwo ari we wese arishima. Iyo wumvisha umwana asoma Bibiliya biranezeza. Uwo mwana akurana ikinyabupfura, kuko akura azi neza ko wamusomeye amategeko 10 y'Imana, ukamubwira ngo ntukice, ntukibe, ntugasambane. Akura azi yuko gusambana ari icyaha, agakura azi yuko kwiba ari icyaha, kwica ari icyaha. Ibyo bintu arabitinya, arabyubaha. Kandi muri ibyo byose urimo ukora, umwigisha iyo nzira agomba gukuriramo. Jya ugerekaho no kumusengera, jya umusengera cyane cyane cyane, kubera yuko ibimurwanya nabyo ni byinshi. Satani iyo arimo abona umwana azakura akagira icyo ageraho kirenze, amurwanya akiri muto cyane kugira ngo amwicira veneri. Rero mujye mugerageza musengera abana, baba bari mu rugo. Dore noneho tugiye muri vakanse, abana bageze muri vakanse, ubu bagiye guhura n'ibintu bibi byinshi bikomeye byinshi pe. Bagiye guhura n'ibintu byinshi bikomeye. Abatoya bo wenda tuba dufite uburyo tubasha kubakumira bakaba batagera muri ibyo bintu, kuko nta n'ahandi baba bari bujye. Ariko abana bakuru, babyeyi musengera abana bakuru, kandi mubabe hafi cyane. Niyo mpamvu ndi kwibanda ku babyeyi b'abamama, mujye mwegera abana barabakeneye. Dada ashobora kuba yagiye mu kazi, dada ashobora kuba ari kure atahari, ariko wowe mama uri mu rugo, gerageza mu kazi ufite kenshi nawe ka buri munsi, ujye ugerageza ufate mu byibura iminota, niyo yaba ari 10, niyo yaba ari 15, uganire n'abana. Barabakeneye, abana baradukeneye muri iyi vakanse, baradukeneye cyane kuruta uko twanabitekerezaga. Hanyuma tubasengere kugira ngo ibishuko biri hanze ahangaha nabo bitabashyikaho, kuko turi mu iterambere, turi mu gihugu kiri gutera imbere cyane. Rero muri iryo terambere hari igihe hazamo indi mico tutari dusanzwe tuzi, murabizi mwese. Hari n'igihe hazamo ibindi bintu tutatekerezaga, kuko iterambere rigenda rizana ibindi bintu bishyashya. Ariko mube hafi abana, baba bavuye ku ishuri bari bafite abarimu ba animatrice na animateri babari hafi. Hanyuma rero iyo bavuye hariya bakagera mu rugo bagasanga nta wundi muntu bari hafi, bashobora gucikwa bagakora ibindi bintu bitari byiza. Rero mube hafi abana kandi mubasengere. Siritumwe abana b'abakobwa mubabe hafi cyane. Hanyuma ababyeyi rero, ikindi kintu nshaka kubabwira, ababyeyi b'abamama mufite abana b'abakobwa, mwegere abana b'abakobwa muganirize abana b'abakobwa. Hari ibintu byinshi baba bakeneye kumenya. Hari umubyeyi w'umumama nabyumva wenda azabimenya ko ari we wabimbwiye. Yarambwiye ngo afite umwana w'umukobwa, ndakeka umwana wageze nko mu myaka 13, urebye ni ngaho. Arambaza ngo uko natinye kuganira n'umwana wanjye. Unatinyuka gute kuganiriza umwana wanjye? Kandi urumva n'umukobwa ageze muri ya myaka akeneye mama we cyane. Ukibaza ngo nimba atinya kumuganiriza ari umumama,
ninde uzamuganiriza aho hanze azamubwira iki? Ashobora kumubeshya, ashobora kumubwira ibitari byo. Abantu benshi baba bakuriye mu cyaro wenda ariko mbivuga, ariko n'abakuriye mu mujyi ndibwira iyo kese bajya bahura nayo. Abana b'abakobwa hari utuntu twinshi batubeshyaga, ukora gutya kugira ngo ubeho gutya, kugira ngo ntago rero ibyo bintu umuntu wo hanze yagiye kubibwira umwana ntago abimwerurira nk'uko bagakwiye kubimubwira. Ndabashishikariza abamama ngo mwegere abana banyu b'abakobwa, mubaganirize, mubabwire mu mikurire yabo hari ukuntu bagenda bahinduka mu mubiri wabo, bajye bagenda bahinduka, ariko wamubwiye ngo iyo bihindutse gutya ujye umutegura mbere yuko ibyo bintu bimugeraho. Jya umubwira uti hari imyaka uzashyikamo, mbere muri iyi myaka uzahura n'ibi bizagenda gutya na gutya, munsi wabonye byagenze gutya jya uhita umbwira. Kandi umwana iyo wamubohokeye wowe uri mama ukamuganiriza arakubwira. Niko njye mbizi kuko njyewe niko nakuze. Iyo wabohotse ukegera umwana ukabimuganiriza, umwana nawe akubwira aho ibihe bye bigiye bigera, hanyuma mukagendana neza ku buryo atazahura n'umuntu wo hanze akamushuka, akamukoresha ibindi bintu bibi, cyangwa se akamutegura nabi mu mutwe akazakura nabi. Bamama rero mwegera abana banyu b'abakobwa mubaganirize. N'abahungu baradukunda murabizi, abana b'abahungu bakunda ba mama cyane. N'abana b'abahungu mujye mubaganiriza, ariko wenda kuko hari ibyo tudafiteho ubumenyi cyane nk'abamama, ku bahungu ba dadi namwe mujye muganira n'abana, mubaha umwanya, bababohokere, babisanzureho kugira ngo bazakure neza mu mikurire yabo. Ibyo byose nitubikora gutyo tukagerekaho gusenga, Imana izadufasha, abana bacu bazakura neza. Ndabakunda rero. IBTV ni muri Ganiriza Isabella. Uyu munsi nicyo kintu numvishe nifuza kubabwira. Kuri IBTV tuzagenda tuhasanga ibintu byinshi. Hari iyobokamana murabizi, hari ubuhamya murabizi, hari amashimwe murabizi ko ajya anyuraho, hari indirimbo zaba izanjye zaba iz'abandi, byose bigenda binyuraho uko umunsi wije n'uko ukeye, murabizi ko bigenda binyuraho. Hanyuma wowe wifuza kumvugisha, reka nguhe nimero yanjye ni 078 53 91 691 078 53 91 691. Iyo nimero ibaho umunsi ku munsi. Ushaka kumvugisha nta kibazo wampamagara, ushaka ko hari ikindi kintu tugufasha watubwira. Hari abantu benshi babifuza gusohora amarangamutima yabo, hari abifuza gutanga ibiganiro, hari abifuza kuvuga ubuhamya bw'imirimo Imana yaba yarabakoreye. Abo ngabo bose iyo baduhamagaye turitaba rwose, ngenda kwitaba tukavugana. Sinjya ntinya gutanga nimero yanjye kubera ko mba nzi neza ko ari imfasha mu gukora umurimo w'Imana. Rero iyo umpamagaye turavugana, nkakwakira ukavuga iby'Imana yakoze. Hanyuma niyo yaba atari njyewe turi buganire, kuko IBTV ifite timu nini idufasha muri ibyo bikorwa byose. Uwo ari we wese, uwo wakifuza uwo ari we wese, mwafatanya, nta kibazo na kimwe gihari. Hanyuma rero Yesu abaho umugisha. Bamama ndabakunda cyane, ndabakunda pe. Nawe papa yego, ariko abamama kamwe ndabakunda cyane. Imana ibaho umugisha. Abanyarwanda mwese ndabakunda pe. Hanyuma reka dusenge Imana dusoze, kugira ngo Imana ibane natwe muri iyi ntego twihaye yo kujya tuganiriza abana bacu, tukabigisha ijambo ry'Imana bakagira imikurire mizima. Mana turagushimye, turaguhimbaje. Ni we waremye umuntu, wishimira kumushyira kuri iyi si kugira ngo ajye kubahisha, kuko n'umwe mu biguhesha icyubahiro. Hari byinshi waremye biguhesha icyubahiro, ariko n'umuntu aza muri byo. Mwami warakoze, icyubahiro ni icyawe. Rero dufashe nk'abamama, dufashe intego y'uko tugiye kurera abana bacu mu buryo bwubahisha Imana, mu buryo buguhesha icyubahiro, mu buryo bugaragarira buri muntu wese ko twareze abana kandi bakazamukira mu nzira yawe. Dufashe, uduhe imbaraga uko dutekereza aba ari kutugirira, mu izina rya Yesu Kristo. Bana n'abanyarwanda bose, ubane natwe muri iki gikorwa turimo, turi hafi kujya mu matora. Uzatugirire neza,
mwami turakwinginze kugira ngo abe ari wowe uduhagararaho nk'abanyarwanda, kandi twizeye ko uzabikora kuko uradukunda turabizi. Izina ryawe rishyirwe hejuru, ubane na IBTV, ubane n'abanyarwanda bose, ubane n'abakunzi banjye bose bayikunda mu izina rya Yesu. Kandi uko bwije nuko bukeye ugenda uduha umugisha wiyongera ku wundi, kuko igikuru dufite nuko dufite ubuzima, kandi ubuzima ni umugisha urenze ku wundi. Urakoze rero kuri Imana itwumva kandi kugiye kutugirira neza, ni mu izina rya Yesu, amen. Ciao ciao.